Birashoboka ko hari ubwo waba wishimye, ubabaye, unaniwe cyangwa wumva wenyine, ukaba wahitamo kujya kuri interinete ugasangiza abantu ibyiyumviro byawe mu buryo bwo gushaka ko wabona ko hari uwo mwahuza cyangwa se byagufasha kuba waruhuka ukabyibagirwa. Gusa hari ubwo kuri interinete rimwe na rimwe ushobora kuhasanga abantu bashobora kuba batari abo watekerezaga, bikaba byakuviramo ingaruka cyangwa bikaba byakubera bibi kurushaho. Iyi ni inkuru y'umwana w'umukobwa ukiri muto witwa Aiko, umuyapanikazi, wishwe urupfu rw'agashinyaguro azize ibyiyumviro bye yashyize ku rubuga rwa Twitter. Uyu mwicanyi ruharwa w'umuyapani abo yicaga yabakuraga ku rubuga rwa Twitter. Nta gushidikanya iyi ni zimwe mu nkuru z'ibiteye ubwoba bibera kuri za interinete. Mu kwezi kwa 11 mu 2017, umwana w'umukobwa ukiri muto w'umuyapanikazi witwaga Aiko Tamura yarabuze. Ubwo musaza we yabigezaga kuri polisi yabuze ikimenyetso na kimwe cyabafasha kubona aho Aiko yaburiye. Gusa nyuma hari urukuta rwa Twitter rw'umuntu udasanzwe rwaje kubatera amakenga. Nyirarwo yitwaga Rependu, agakoresha amazina ya Takahiro Shiraishi. Aiko yari mu gahinda gakabije nyuma y'urupfu rwa mama we. Mu mezi yari ashize yaherukaga kwandika ku rukuta rwe rwa Twitter ati ndashaka umuntu twapfana. Ubutumwa Shiraishi yaje gusubiza ati ngwino dupfane. Aho naho polisi yahereye itangira gukurikirana neza iby'urwo rukuta rwa Twitter. Polisi iza gufata icyemezo cyo gutega umutego uwo mwicanyi. Bamuteze umuntu bigira nkaho ari umuntu ushaka kwiyahura. Mu gihe bahuraga n'uwo muntu, polisi ariko irimo ibacungira hafi. Uwo muntu yaje guhura n'uwo mwicanyi amusaba ko yajya kumusora mu nzu iwe. Bakigera mu nzu iwe, polisi yahise ibagwa gitumo. Nuko babaza uwo mwicanyi bati umwana Aiko yaba ari hehe? Yabwiye abapolisi ko ari muri firigo. Polisi irebye muri firigo isangamo umutwe wa mwana w'umukobwa wari ukiri muto Aiko yaramaze kumwica. Babona n'indi mirambo 8 ndetse n'ibice 240 by'amagufwa y'abantu. Uyu mwicanyi Shiraishi yagaragaraga nk'umusore usanzwe nk'abandi bose. Wakundaga kwambara furari ayiziritseho cyane bisa nkaho ayinigisha. Nyuma yo kurangiza amashuri ye, yahisemo gukora akazi ko gushakisha abakobwa bashaka gukora akazi k'imibonano mpuzabitsina. Akazi yagakoreraga i Kabukino muri quartier ikunze kubamo abirabura muri Tokyo. Gusa abo bakoranaga ku kazi bavuze ko yagaragaraga nk'uteye ubwoba. Gusa ako kazi ntago byaje kubahira kuko mu gihe kitari gitoya polisi zaje kubafata ndetse ziranabahagarika. Hashize ukwezi afunguwe, yaje kubwira se ko yumva nta mpamvu yo kubaho agifite. Mu kwezi kwa 8 mu 2017 yahise ajya gushakisha bwa mbere uwo yahotora. Yabitangire kuri interinete, yakoreshaga inkuta ebyiri za Twitter, aho yashakaga abakobwa bihebye ku rugero rwo kwifuza kwiyahura. Yakoreshaga ifoto agaragara nk'uwahishe amaso, hanyuma akagaragaza ukuboko kwe yagukase, imitsi ndetse n'amaraso arimo ava. Iyo yamaraga kuvugana n'uwo yabaga yabonye, yamusabaga ko bahurira hafi y'aho we atuye kandi hari abantu benshi kugira ngo bitaba byamutera n'amakenga. Nyuma nibwo yagusabaga ko mwajyana iwe. Abo yabaga yabonye niyo yabagezaga iwe, yabahaga ibiyobyabwenge nyuma akabafata ku ngufu, hanyuma akaza kubica. Uwo yishe bwa mbere yari umukobwa wakoraga muri hoteli ndetse n'umuhungu bari inshuti. Yarabanize ndetse anafata n'iminsi itari mike yo gukatagura ibice by'imibiri yabo. Uwo mwicanyi yanabibwiraga mu butumwa uwo bahoze bakundana kera. Yishe abagera ku 8 mu gihe cy'amezi 2 gusa. Mu bo yishe, umukuru yari afite imyaka 26, umuto muri bo yari afite imyaka 15. 3 muri bo bari bakiri abanyeshuri. Ababuraniraga uwo mwicanyi bagerageje uko bashoboye kose kugira ngo boroshye ibyaha bye, bavuga ko n'ubundi abo yicaga ari ababaga bifuza kwiyahura. Gusa urukiko ntabwo rwaje kubyemera, byarangiye bafashe umwanzuro w'uko bamuha igihano cy'urupfu.